Real Madrid kuza gukora ibintu utamenya. Ona nka Real Madrid ahantu yibereye ubu ngubu yifitiye amanota 12 iri gutekereza ko mu munani bishoboka yego amahirwe make ariko ni make kuko irabarika avuga ati izi za Atalanta zifite 18 n'iyi Leverkusen ifite 13 nta wamenya haramutse yagira izikora ikosa wenda twazamo ariko siyo yonyine ibibara kuko na Bayern irabibara za Lille zirabibara za Feyenoord zirabibara za Monaco za Aston Villa ni nyinshi ziri kugenda zibara ibyo bintu wenda yakora ibyayi ikavuga iti reka nkora ibyanjye none ntegereze kureba ikizavamo ariko bisaba kubanza kumenya ngo Real Madrid izakina ryari. Real Madrid izakina ku itariki 29 tariki 29 hazaba ari kwa kangahe kwa gatatu ni kwa gatatu 29 kwa gatatu hazaba ari kwa gatatu 28 ni kwa kabiri 29 kwa gatatu sembe babwiye Real Madrid iramutse ibonye byanze completely ibi bintu byo kwikarifia izakinnye kwa kabiri ziramutse zamaze kwifungira amayirimo nitagira mu munani izi nizo match Real igifixing ahubwo cyane ibonye nta kintu biyifasha na kimwe aha niho bakashinga ikaba yamaze kubona ko muri amasoko muri za Singapore bakora akazi katabaho aha niho amakipe akirira ahubwo mwe mutazi twikomereze ariko kanareba hari bamwe mu bakinnyi bamusabaga kugenda aba Ederson bashatse kugenda aba bakinnyi ba Bernardo bashatse kugenda wakawe byarangiye asohotse yari yarasabye kugenda bakedi muri Amerika barabashatse we rero benshi yagiye abagumana gutyo kubera success akabwirwa ati tuba keeping ariko nigeze yanticipa situation ngo areba atari ka abantu bageze kuri apoje gutya bageze ku gasongero gutya ni ikihe kintu twakora kugira ngo duhindure ko era isa niri kurangira kuri bo imikino bamaze gukina bagize success ibintu byose babigezeho ni gute na retusha equipe yanjye kurenza gukora utuntu bita quick fix ni gute na ita mfata equipe nkayikoraho bushya aho kugira ngo nkomeze kugendera ku kintu ngo reka njeraga situation niba Rodravunitse reka menagarura wenda mukinnyi nka Gundogan utagifite imbaraga reka wenda ndebe niba Julian Alvarez mugurishije ngende nzana kana gatoya nkazamure nka Oscar Bob ariko Lewis yansimburira Oka donc kwizera ibintu bidafatika kandi ubundi siwe Guardiola azwiho kugira abakinnyi babahanga ku rwego rwo hejuru natunguwe na Ruben Diaz wagiriye abantu bagenzi bende gusoza inama yuko bagomba kwitwara avuga ati tugomba gukanira ati munabyibuka tunatwara turebo nta kintu cyari cyoroshye na kimwe ati nahangaha nyine turi gupimwa ku rwego rwo hejuru tugomba kugaragaza abo turi ku munota wa 8 ari kapiteni yarari ikarita y'umuhondo bamumokingaga rero abasesenguzi bavuga bati ni iyi discours yatangaga so ngasoza rero mu ijambo rimwe mvuga Lorenzo ko mu byukuri iki kimenyetso kiri joro Guardiola yavuze ngo iyi kipe yatsinze niyo yari nziza avuga ikipe ya Paris Saint-Germain yavuze mu magambo ye ubwe aravuga ati bwo mfasha dusoza ati they were quicker bihutaga cyane kuturusha faster banyarukaga nyine then they win duels ba imupira wose twahuriragaho bawutwamburaga we could not cope ntabwo twashoboye guhangana nabo ngo bikunde badutsinze baturushije nimo kuvuga ngo ahantu hose twarushijwe bigaragaza intege nke rero muri ikipe muri match kwa Man City muhangayike ntibirarangira kuko nubwo batsinzwe na Paris Saint-Germain burya mbere ya match bari bayiri imbere Man City zakira Club Brugge ku mukino wa nyuma kuri Etihad Stadium niramuka itsinze Club Brugge batitaye no kubizava kuri match ya Paris Saint-Germain na Stuttgart bazahita basohora Club Brugge mu makipe 24 binjiremo usicyo bivuze yego bakeneye gutsinda match imeze nka finale ya Club Brugge mu rugo byibona mu makipe 28 ubwo hagati ya 9 n'iya 24 niho hazavamo amakipe azakina barrage azavamo amakipe 16 azakina match zo gukuranwamo City igomba gutsinda nta kindi sabwa irarwanirwa no 24 ntani kubera yuko Club Brugge ifite umwenda w'ibitego bibiri City yo nitsinda izahita ijya imbere yinjire mu mwanya Club Brugge yari irimo bivuga ngo gutsinda birayishyira muri 28 automatically ho nta kibazo kirimo ariko igiteye impungenge ari ryo jambo rya nyuma ikintu cyitwa display kurushwa kugera ubwo Man City igira possession ya 30 na umukino yabanje ibitego bibiri birababaje ariko mva igiteye agahinda kurusha ibindi byose Lorenzo dusoza burya Pep ibintu byose anyuzemo gutya mwumva ukuntu isi itari fair Pep Guardiola yafashe ino myaka yose yehera umupira w'amaguru cyane iyi mishinga yo muri Man City yamutwaye umwanya kuko yubakaga ikintu gishya ashaka umupayoniya muri equipe
kugeza atwaye treble, kugeza ari umukinnyi utwaye Ballon d'Or, kugeza yatakijemo umwataka weza ku isi nka Haaland amukoraho akazi. Inavuga ko kuba busy cyane umupira byo byamutandukanije n'umugore we. Urakoze cyane. Umva hano rero sitabera fe gutandukana n'umugore we mu gihe muri iyi minsi ari kwigora yimesera twa box utwaye Ballon d'Or, kugeza yatakijemo umwataka weza ku isi nka Haaland amukoraho akazi. Inavuga ko kuba busy cyane umupira byo byamutandukanije n'umugore we. Urakoze cyane. Umva hano rero sitabera fe gutandukana n'umugore we mu gihe muri iyi minsi ari kwigora yimesera twa boxa n'ibindi yimenya ateka agacari muri karayisikuka asanga rimwe na rimwe n'intuza mu nzu hajemo babyita ibiki soza rugaju emiyari yagize ikibazo gikomeye cyuko amafaranga yakoreye bavuga yuko nawe ashaka kuba yarakomeretse cyane muri iyo myaka yose. Ejo mundi barapasuyemo kabiri inzu ye yari London bayiha umugore. Ibaza umuntu kukurega ngo wabaye busy mu kazi, wabuze umwanya wo guha umuryango, none uwo mwanya wabuze wari urimo urakorera amafaranga. Ayo mafaranga wakoreraga bakagabana bakavuga ngo ntayatware. Bivuga ngo n'umuruho Guardiola yagize muri no myaka yose kwitangira umuryango ngo mugire ibikorwa bifatika mugira amazu birangiye batandukanye n'umugabo babaye ndekana byose nyine yagiye yishimagura yice n'ibisebe noneho n'umwaka umubereye muri twabonye n'impamvu yabira bisebe harimo niyo stress y'umugore. Ariko rugaje ukomoza gato ntimuntwara iminota myinshi ndashaka kuzinya Rugenge ku bitego bitanu bya Real Madrid. Of course byumvikanaga Santiago Bernabeu ikipe ya Salzburg ni ikipe yagaragaje intege nke cyane, ni ikipe iri hasi, ni ikipe yatsinzwe n'amakipe hafi ya yose amaze no gusezererwa. Ariko ibitego bibiri bya Rodrigo, bibiri bya Vini n'igitego cya Kylian Mbappe na assist ebyiri za Jude Bellingham yahaye Rodrigo. Real Madrid tutitaye kuri equipe bakinnye yariye neza.